hari umuhanga wanditse ku mafaranga aravuga ngo amafaranga ntagazana ibyishimo ngo kuko adakora ibintu byose. Atanga ingero nyinshi, reka mvuge nka zingahe. Aravuga ngo umuntu ashobora kugira amafaranga menshi, yarwara akajya kwivuriza mu bitaro cyangwa se agashaka ubuvuzi ubwo ari bwo bwose ku isi, ariko aravuga ngo nubwo yatanga amafaranga meza ate ntago yagura gukira. Bivuze ngo ushobora kugira amafaranga ukajya muri farumasi iyo ariyo yose ukagura imiti yose ishoboka ihenze, ariko ntiwagura gukira. Bivuze ngo rero amafaranga ntabwo yazana ibyishimo birambye. Aravuga ngo ushobora kujya muri hoteli ukagura ibiryo ibyo ari byo byose ushaka, ngo ariko ngo ntago wagura kuryoherwa, apeti ntago wayigura, ntago bayikongeza. Aravuga ngo kandi ushobora gukodesha ahantu hose ushaka ngo uruhuke, ariko aravuga ngo ntago wagura ibitotsi. Ushobora kuryama ahantu heza, ushobora kuba ahantu heza, ariko ibitotsi ukanga ukabibura. Tuguhaye ikaze nshuti mukunzi umaze kumenyera akabana natwe mu ijambo ry'umunsi kuri Metanoia TVR. Tukwifuriza kugubwa neza nk'uko tubivuga buri munsi, kandi tukwifuriza kungukira muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu hari inyungu tuba twumva namwe mutazihomba. Mu ijambo ry'Imana tubagezaho ririmo inyungu ku muntu wese uryitayeho akarikurikiza, cyane ko Kristo yavuze ngo uwo nguwo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imivu myinshi imvura yaraguye, imivu iratemba, byose byikubita kuri iyo nzu, ari we muntu wumvise ijambo ry'Imana akarikomeza, hanyuma ngo ntiyagira icyaba, cyangwa se iyo nzu ntiyasenyuka. Hanyuma ariko ngo uryumva ntaryiteho we ameze nk'umupfapfa wayubatse ku musenyi, hanyuma imivu iratemba myinshi, ariko ngo ihita iyitembana, iragenda iribagirana. Wowe rero twifuza ko wamera nk'umunyabwenge wubatse ku rutare, kubera kumva ijambo ry'Uwiteka Imana tubagezaho buri munsi. Nanone ni Jean Dominique muri kumwe, ariko ijambo ry'Imana turigezwaho n'umukozi w'Imana Sylvain Bazambanza. Reka tumwakire ariko tubanje gusenga. Twongeye kugaruka imbere y'izi kameramana, n'ubuntu twagiriwe nawe ubishatse, turabigushimiye. Abantu bawe bateze amatwi, bateze n'amaso kureba umugaragu wawe abaganiriza ibyo wandikishije. Turamusengeye mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo umwuzuze umwuka wera, abigabure nk'uko bikwiriye, kandi abaryumva abo rishyikaho ribabere igitsikamutima, rihindure byinshi mu bugingo bwabo. Bafite ibibazo bisubizwe, kandi Mana urebe neza abantu bawe. Ganza uyu mwanya wose dufite turawuguhaye, kugira ngo utegeke nk'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze bakunzi ba Metanoia TVR, ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Bazambanza Sylvain. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Turasoma ibice 5 ku murongo waho wa 16. Haravuga ngo mwishime iteka, mwishime iteka. Ni ijambo risa nk'aho ari rigufi cyane, ariko kandi ryihishemo byinshi. Nanone nahaye umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo wowe ibyishimo ubikura he? Wowe ibyishimo ubikura he? Ubundi muri ubu buzima tubayeho mu isi, ibyo dukora, ibyo tubamo bya buri munsi, tubikora kubwo guharanira kugira ibyishimo. Abantu bagerageza byinshi kugira ngo babone ibyishimo, ariko se wowe ibyishimo ubikura he? Subiza, wowe ibyishimo ubikuraho. Iyo urebye ibyo ukora, iyo urebye uburyo uharana kugira ngo ube wakwishima, umuryango wawe wakwishima, ese ibyishimo ubikura he? N'icyo ukora kugira ngo wishime? Hanyuma ubundi ubuzima ni uruvange rw'ibyiza n'ibibi. Ubuzima ni uruvange rw'ibidushimisha n'ibitubabaza.
ariko iri jambo ryanditswe muri aba batesalonike, umuntu yaritekerezaho cyangwa yaryibazaho, kuki Imana yadusabye kwishima buri munsi? Kuko yavuze ngo mwishime iteka cyangwa se mwishime buri gihe. Kandi mu isi tuhabona ibintu byinshi bitubabaza, biri mu burwayi. Ntekereza ko Imana itwandikira cyangwa se yandikishira ijambo, ntabwo yari iyobewe ko mu isi hazaba hari uburwayi, ariko yaravuze ngo mwishime iteka. Ntabwo yari iyobewe ko mu isi hazaba ubukene, ariko yaravuze ngo mwishime iteka nubwo hari ubukene. Ntabwo yari iyobewe ko mu isi hazaba kubura akazi, abantu bakabura icyo bakora, ariko iravuga ngo mwishime iteka. Ntabwo yari iyobewe ko abantu bazakora bakagira ibihombo bakababara, ariko iravuga ngo mwishime iteka. Ntabwo yari iyobewe ko abantu bazapfusha bakarira, ariko yaravuze ngo mwishime iteka. Ese abantu bakora iki kugira ngo bishime? Mu by'ukuri hari ibintu nka bingahe abantu bajya bagerageza gukora kugira ngo bagire ibyishimo, kugira ngo banezerwe, kugira ngo babeho mu buzima bwishimye. Icya mbere, abantu bakora ibyaha byinshi kugira ngo bishime. Tutanze nk'urugero, hari nk'ingero nyinshi ariko reka tuvuge nk'ebyiri zonyine. Abantu bakunda gukora icyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge bashaka kugira ngo bishime. Tujya twumva ingero z'abantu, kumva umuntu yavuze ati nywa inzoga nyinshi kugira ngo zinyibagize ibibazo, kugira ngo zitume nishima. Umuntu akakubwira ati nywa itabi rikaze, nywa urumogi, ariko ngambiriye kugira ngo mbone ibyishimo, nibagirwe ibibazo mfite. Umuntu akakubwira ati ibyo byose mbikora kugira ngo mbone ibyishimo. Ese koko kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi ntavuze n'ibindi tutanazi, se twebwe tutabinywa, ese koko bizana ibyishimo? Ese wowe unkurikiye ubaye ubinywa, ese koko bikuzanira ibyishimo bifatika? Urundi rugero, tubona abantu bakora cyane icyaha cy'ubusambanyi kugira ngo bagire ibyishimo, ariko wakwibaza ngo ese koko mu busambanyi harimo ibyishimo? Ushobora gukuramo ibyishimo? Ese niyo byavamo ku rwego abantu babikoramo, ese byaba ari ibyishimo koko Bibiliya yatubwiye, yadusabye ngo mwishime iteka? Cyaba ari ikintu kiri butuzanire ibyishimo bihoraho? Kuko Bibiliya yadusabye ngo twishime iteka. Rero mu byaha wenda turaza kubibona ku musozo. Ibyo ari byo byose, ibyaha nubwo abantu babikora, nubwo babikorera kugira ngo babone ibyishimo, ariko nta byishimo birimo, kuko birangira habayeho ingaruka nyinshi. Hanyuma abandi, ikindi cya kabiri bagerageza kugira ngo babone ibyishimo ni imyidagaduro. Uzabona abantu bakunda siporo mu buryo bwagutse, bayikora, bayireba, bayifana kugira ngo bagire ibyishimo. Ese koko siporo izana ibyishimo birambye? Cyakoze nemera ko ishobora kukuzanira ibyishimo by'ako kanya. Ikipe ukunda ishobora gutsinda ukanezerwa, ugakoma amashyi, ukagurira abandi, ariko se koko ibyo byishimo nibyo Bibiliya idusaba? Tujya tubona abantu basohoka muri iyo myidagaduro bagatemberera ahantu runaka hafite ubwiza nyaburanga. Ese koko aho hantu hashobora kuzana ibyishimo Bibiliya yatubwiye? Abantu bajya bashaka ubutunzi, bagakora amanywa nijoro kugira ngo babone amafaranga, kuko amafaranga ni ikintu gikundwa n'abantu bose. Kandi buriya nanone amafaranga ni ikintu umuntu abona rimwe na rimwe wenda binamutunguye, akumva kibaye iyanga cyangwa akumva kibaye gikeya, kuko nta mafaranga ahagije abaho, nta mafaranga menshi abaho. Nta muntu wagira amafaranga runaka ngo avuge ati njyewe amafaranga mfite arahagije, nta yandi nzakorera. Amafaranga ahora akenewe, ahora ashakishwa. Ariko se koko kugira ubutunzi bwinshi, kugira amafaranga menshi, ese koko bizana ibyishimo Bibiliya yadusabye? Hari umuhanga wanditse ku mafaranga, aravuga ngo amafaranga ntabwo azana ibyishimo ngo kuko adakora ibintu byose. Atanga ingero nyinshi, reka mvuge nka zingahe. Aravuga ngo umuntu ashobora kugira amafaranga menshi, yarwara akajya kwivuriza mu bitaro cyangwa se agashaka ubuvuzi ubwo ari bwo bwose ku isi, ariko aravuga ngo nubwo yatanga amafaranga ameze ate, ntabwo yagura gukira.
bivuze ngo ushobora kugira amafaranga ukajya muri farumasi iyo ari yo yose ukagura imiti yose ishoboka ihenze, ariko ntiwagura gukira. bivuze ngo rero amafaranga ntabwo yazana ibyishimo birambye. Aravuga ngo ushobora kujya muri hoteli ukagura ibiryo ibyo ari byo byose ushaka, ngo ariko ngo ntabwo wagura kuryoherwa, apeti ntabwo wayigura, ntabwo bayikongeza. Aravuga ngo kandi ushobora gukodesha ahantu hose ushaka ngo uruhuke, ariko aravuga ngo ntabwo wagura ibitotsi. Ushobora kuryama ahantu heza, ushobora kuba ahantu heza, ariko ibitotsi ukanga ukabibura. bivuze ngo rero ubu butunzi ntabwo buzana ibyishimo birambye, ntabwo buzana ibyishimo bibiri ishaka. Turi ku kibazo kivuga ngo wowe ibyishimo bikura he? Se n'icyo ukora kugira ngo ubone ibyishimo. Hanyuma tugiye kugana ku musozo tukurangira aho ushobora gukura ibyishimo. Ubundi iyo urebye Bibiliya uko ivuga usanga habaho ubwoko bubiri bw'ibyishimo. Hariho ibyishimo bisanzwe, hakanabaho ibyishimo bidasanzwe. Ibyishimo bisanzwe rero twabigereranya n'ibi byose navuze abantu bagerageza gushaka cyangwa babona. Iyo umuntu yabonye amafaranga arishima, iyo umuntu yubatse inzu arishima, iyo umuntu yabonye akazi arishima, iyo umuntu yahawe impano arishima, n'ibindi byinshi ntarondora. Ibi ni ibyishimo bisanzwe ariko bitaramba. Wishima muri ako kanya ubibonye cyangwa mu gihe runaka, ariko mu kandi kanya ibyishimo ukabibura. Hanyuma ibyishimo bidasanzwe aribyo tugiye gusorezaho, ni ibyishimo bituruka kuri Yesu. Pawulo yandikiye Abafilipi ni ibice 4 ku murongo wa 4, arababwira ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Aravuga ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Pawulo yandikira Abafilipi uru rwandika yari ari muri gereza. Mu by'ukuri iyo umuntu afunze nta byishimo byinshi aba afite, ariko we ari muri gereza yahaboneye ibyishimo byinshi, ndetse anabisaba aba Bafilipi. Arababwira ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Aba ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ibi rero nibyo byishimo bidasanzwe, nibyo byishimo wabona igihe cyose ukaba ubifite. Ni muri Yesu honyine wakwishimira, naho hanze ya Yesu nagira ngo nkubwire ko nta byishimo bihari. Wabishaka, wabigerageza, wabiharanira, ariko ntabwo uzabona ibyishimo birambye utabikuye muri Yesu Kristo. Ndakwifuriza guharanira ibi byishimo, kuko ibi byishimo byo ntabwo bikangwa n'uko wabuze akazi, ntabwo bikangwa n'uko wabuze ibyo kwambara, ntabwo bikangwa n'uko waburaye, ntabwo bikangwa n'uko abantu bakugambaniye, ntabwo bikangwa n'uko abantu bagututse, bakubeshyeye, bakuvuze nabi. Ibi byishimo bibonerwa muri Yesu. Ntabwo circumstances z'ubuzima, ntabwo ibibazo by'ubuzima bibihagarika. Rero ndakwifuriza gushaka ibi byishimo. Birashoboka ko hari ahandi wakuraga ibyishimo, ariko ukabona ntibirambye. Inzira ni iyi, icyerekezo ni iki, ni ukubishakira muri Yesu honyine, niho hari ibyishimo birambye. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye ko wadusabye kwishima iteka, ariko dusanze muri ubu buzima bigoye kugira ngo twishime iteka. Ariko ijambo ryawe riturangiye ko muri Yesu, muri wowe arimo hari ibyishimo birambye. Turifuza ko washoboza umuntu wese gushaka ibi byishimo, kugira ngo mwami ubuzima abayeho mu isi abubeho yishimye kandi azaburangize neza. Urakoze ko ugiye gushoboza buri wese. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.